bwarezwe neza wita bwiza bwarezwe neza reka ngudungundire rwose kandi bari barabambwiye ukuntu ngo abakobwa muranduranya ubu ntundamukiye koko pepe uraramukiwe ariko nuramukijwe nabi numva sawa kandi amaboko azaguha narabyumvise n'ubundi burya ngo umudiho uva mwita waguhaye amashyi ntiyakwima amashyo ubwo se waba umpaye ijwi ukanyima amashyo nimwumva ntavuga ntimugira ngo ururimi narumize burya mba nanyuzwe umumbwirire niki yakora kugira ngo nkuko nawe umwumvise inganzo ye izahorane nukugira gute bariga mujye mumfasha ikinyarwanda ngiye maze kwisazira nuguhorana ubugi naho hambere yego umubyeyi bankora ikigeze kubikomozaho yego yewe sinawe gusa n'abandi bagiye babivuga buryo watamika umwana watamika ubyiruka yamutamika u Rwanda yego ibyo rero ni wo muzi nabaho kinyarwanda cyakora bikaba guteza imbere we kuko iterambere ry'u Rwanda n'iterambere rye ndaguhamiriza ukuri yuko umukobwa atazigera aswata muri za mvugo z'ubu yego rero jewe nta kinini numva nje hambere merutse kuganiriza abo twari mwana ntwanyihera amafaranga jewe nkishorera mu gusizi kuko ubusizi burimo ikintu cyo kumva kandi burimo ikintu cyo kuvuga ariko kandi burya ibintu byose ntabwo bikorwa n'amafaranga gusa yes umuruta sate nuhe musizi ukunda nkunda umusizi Rumaga Junior Rumaga Rwanda ruzira umwaga rwose ndamukunda cyane Rumaga umukundira iki ni umusizi w'umuhanga ni umusizi mbese yaganjwe n'inganzo ni ikihe nibihe bintu bibiri wavuga uti uyu musizi rwose ndamukunda kandi numva nyine ari we musizi nafatira icyitegererezo icya mbere ni umuhanga akora ibyazi icya kabiri Rumaga buriya ari hambo cyane aca bugufi ntago yikanyiza ibyo bintu bibiri ndabikunda kuri we ngiye kugukorera agasiripurize ntikagutungure turacyari kuri TV show nuko yes ndabona siripurize iciyemo uraho neza Rumaga muraho kandi uraho urakomeye wa musizi we ibi ni iki siripurize se mundabukije kandi Rumaga reka mubwize ukuri njyewe seto niko akenshi cyane nkunze kubikora nye wanyemerera nkawukorera agasiripurize nka wundi uraho neza wa musizi we muraho kunamika nariye wamaze kubikora ntabikemenya mbo ndi kumwe n'umusizi ntabwo njya mvuga umusizi ahubwo umusizi arivuga yakwisobanya ibyo ntibimureba amahoro yego ndumuruta sati turaherukanye mu nganzo wowe waganjwe nayo ndakuzi ndi umusizi ndumuruta sate ndi umuserutsi w'amasimbi yose mu musisiro rwa biseruka nseruka n'ibisigo bitagira uko bisa nasiga bagasigara basiganuza ndagasigisigi kanyiramisago kasigariye gusiga ibisigo bitagira uko bisa ngo bagasanze aho bisekera ndetse basusurutse nduwo nguwo yanjye shomeye ibi ni ikitereye nese ubwo umuruta sate ntawe ntabege uwasate koko uwasate mumbwire uwo muntu ntabege rwose ukuruta ntakoze
ubundi utawese n'uwaganjwe n'inganzo umeze nka ruguma rw'u Rwanda ruzira umwaga. uwo ntabege none se ko ngiye ntagira uko nsa ubu utasata. Ni wa musore mwiza utatswe urugwiro ikinege cyiza ku isi nabonye uburiza bwiza buriza boroheta bwiza bwarezwe neza gacura bucura bwiza bwarezwe neza weta bwiza bwarezwe neza reka ngudungundire rwose. kandi bari barabambwiye ukuntu ngo abakobwa muranduranya ubu ntundamukiye koko pepe Uraramukiwe ariko nturamukijwe nabi. numva sawa kandi amaboko azaguha narabyumvise. N'ubundi burya ngo umudiho uva mwita waguhaye amashyi ntiyakwima amashyo. Ubwo se waba umpaye ijwi ukanyima amashyo. nimwumva ntavuga ntimugira ngo ururimi narumize burya mba nanyuzwe. Very nice. Umva ndanyuzwe ku bwawe. ubwo ngubwo narundutse nanyuzwe niba ari surprise mwumve yuko rwose nagezweyo. Bo Rumaga Rwanda ruzira umwaka. uri live kuri hano kuri Shiba TV show. ariko kandi se Yego yego wihangane naga surprise kandi surprise umuntu ntabwo ajya yanga kuba mu maso y'abanyarwanda se kandi icyo nicyo kwihanganishwa. Ayi ubwo rero nifuzaga yuko twe turi mu kiganiro ndavuga ngo reka mukorera ga surprise ariko nawe nyigukorera urabizi ko akenshi twibonanira hariya kuri murandasi ni n'ubwa mbere kandi tukwakiye kuri Afrokemete. Nifuzaga ngo uyu mukobwa naramubonye musangamo impano sinzi nawe niwe wayumwumvisemo. uzi kwitegereza ku mugani wa musaza bati yevuze urimbwa yenda mungu uzi kwitegereza naho koko ntiwibeshye pe nayazi kwitegereza. uzi kwitegereza. Okay urakoze cyane bo noneho hari akantu nifuzaga kuba nk'umusizi uri umusizi nemera nkunda nkurikirana umunsi ku munsi urabizi ntabwo ari byo yenda ndi kubeshya abanyarwanda kandi ubuze udakunda Rumaga akunda ndi ariko kandi nawe rero urigorora kukuri ukuri nuko nkifuza ngo nk'umuntu nanjye ubwanjye nzi ko ufite ubuzima bw'ubusizi n'ubuzima bugaburira cyangwa se n'inganzo cyangwa ndabivuga ngo ukira n'ibyo kurya bigaburira abanyarwanda. Yego ngo ntamikire uno mukobwa ukore mu nganzo ntamikire uno mukobwa umumbwirire niki yakora kugira ngo nkuko nawe umwumvise inganzo ye izahorane nukugira gute bariga mujye mumfasha ikinyarwanda ngiye maze kwisazira nuguhorana ubugi naho hambere. Yego umubyeyi bamuri kigeze kubikomozaho. Yego yewe si nawe gusa n'abandi bagiye babivuga buryo watamika umwana watamika ubyiruka yamutamika u Rwanda. Yego ibyo rero ni wo muzi nabaho kinyarwanda. Icyakora bikaba guteza imbere we kuko iterambere ry'u Rwanda n'iterambere rye. Ndaguhamiriza ukuri yuko uyu umukobwa atazigera aswata muri za mvugo z'ubu. Yego rero jewe nta kinini numva nje hambere mperutse kuganiriza abo twari mwana ntwanyihera amafaranga jewe nkishorera mu gusizi. Kuko ubusizi burimo ikintu cyo kumva kandi burimo ikintu cyo kuvuga. Ariko kandi burya ibintu byose ntabwo bikorwa n'amafaranga gusa. Mu rutasate nashyiremo imbaraga. Umuntu n'impano iyo bahuye n'ikinyabupfura hakiyongeraho kudakura mu ruge cyangwa gukora cyane consistent. Nta kintu mu buzima utageraho we n'impano yawe. Yego uko burya ubundi umuntu avuka ari umwe ariko twese tuvukana impanga iyo tuvukanye impano. Yego ni ukuvuga ngo imbaraga zawe uri bukoreshe none ziyongereye kuko ufite impanga yindi. Yego uramenye rero ntuzayinebwe. niba ije kugira ngo mukorane
shyiramo imbaraga zawe musezeranyije yuko impano ubwayo yishakira inzira kuko nayo ni izindi mbaraga. yego Ntutege amaboko kuri Rumaga kuko nawe none yateze ku bandi kandi nawe hari abandi bayagutezeho, ahubwo yumvemo ubwo bushobozi. Icyo ntagufashije none wumve ko wakifasha. Ibintu ubona barabagezeho abenshi ntababivukana. yego Ibanga bakurusha ni iryo ngiryo, ni ugukora cyane, ni uguhozaho no kugira ubupfura mu byo ukora. yego Maze rero ubwo ngubwo ngiye mba nanyuzwe, na nyuma y'ibyo ngibyo naba ndondogora ibindi ntagakure mu rugiye. Umukobwa nishimiye cyane, biranyura kenshi kumva umusizi cyangwa kumubona, ariko noneho iyo mbonye umukobwa ushobora kubikora mba numva ndi mu mwenda. Mbabare rero muri utasata anyishyure kuba yakorera ibintu byiza abanyarwanda, anyishyure kuba yakora ibintu byiza isi yose. yego Kandi hambere ubundi isi yose ni u Rwanda. Ugiye mu Rwanda rw'ingiye aba akeneye kukumva, uri mu Rwanda umuntu aba akeneye kukumva. yego Maze rero ibindi Imana yaduhana amahoro n'umugisha ku mugani w'abarokore. Maze umukobwa agashyiramo imbaraga, njyewe nicyo. Rumaga, Rwanda ruzira umwaga. ndagushimiye cyane, Murakagwira. ndagushimiye cyane kandi ndabizi yuko n'umuruta sate nawe yagushimira. ndagushimiye. Burya ngo ukurusha amaboko aba akurusha amahoro, kandi burya uguhaye amashyi ngo ntiyakwima amashyo. Ndagushimiye, ibyo umbwiye ntibizamvamo, ni amaboko Ariko kandi mpaye ukurusha amaboko wese ntabwo ari kaba kurusha amahoro. ku giti cyanjye nk'umusizi. Urakagwira ntacyo. Amahoro sawa, urakoze. Ngaho ugira Imana rero. yego Ngaho mwanzike namwe n'ikiringo, ariko murakoze namwe. murakabyara. Murakabyara mwabyaje imbyeyi. Ibyo biranyuze jyewe. Imana y'u Rwanda ikwishimire kandi ihore ikumanamo inganzo yayo mama. Maze rwose ibyo bitutsi byose bimpame, ntabwo uri uwa mbere kandi ntukaba uwa nyuma. Ndakurahiye. Urakoze. Yes, dukomeje mu kiganiro cyacu nk'ibisanzwe, komeze tubane n'uyu musizi usiga bagasigara basiganuza umuruta sate. Ese koko yabasate nanjye kangutera ibitomo. Yaba asa n'uwaganjwe n'inganzo. Aganjwe n'inganzo yaba nduta. yego Mbo wakoze kubana natwe, turagushimiye. Ese ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda? Abanyarwanda ndabakunda, kandi buri munsi isaha iyo ari yo yose banifuza gukora ibyo bakeneye, ubusizi bakeneye, bwa bundi buri mu nyigisho, bumwe buhana bugahanura. Cyane cyane abangavu batanyumva mbavume, ninjira mu muvumbo umuzima wanjye uzavumbukire kubavuna amaguru. Ibyo mbabwira niba batabyumva ngo babere isomo, bazaba bampemukiye, bazaba bampemuje. Urakoze cyane rero. Abantu bakwifuza mu birori byabo, abifuza mu bihozo, kubasigira, hajya ngo no byivugire. Abageni bifuza ko mbariza mu bihozo, abifuza ko mbahoza mu marira, abo bose ndahari ku bwanyu. Abahanzi bifuza gukora ibyanditswe nanjye, ndahari. Nzi kwandika, buriya ndandika ibihozo, indirimbo, byose ndabyandika. Kandi nzi no guha indirimbo injyana, nzi gukora ururirimbo muri make. Ndabashimiye. Ubu muntu ashatse indirimbo wayimwandikira? Cyane rwose. Yewe ubu noneho bigeze, niyo yaba ari hip hop nayimwandikira. hari aga hip hop k'agapera watubwira? Ni ukurikora muta. Yewe aga hip hop oya. Ntacyo, nsozereza unsigira iki gisakaza makuru
cyitwa Shiba TV show. Shiba TV show. Shiba TV show. My God. ngo iki tunze ukuntu nabivuze. Baramubajije ngo mbese ngo TV10 urayizi? ngo kibitera urabizi. Kibitera mwana wanjye ntacyo nzi. Naho nawe rero nsigira urangiza usoza cyangwa aho gucumbika, kuko gusoza bye ntago wasoza ngo uzabishobore kwera ko nzonyira ngo utumire, ahubwo nsigira iyi Shiba TV show. Shiba TV show twari tuguhereza na rumaga abanyarwanda. Shiba TV show ndabashimira, muba amahoro, Uwiteka abahiri, kandi ibyo mwakunze, ibyo mwaronse bikomeze bikundwe, byande bikandwe, birebwe, amahoro ahinde mu ruhando. Urakoze cyane. Yari umuhungu wanyu ubakunda cyane. Ciao ciao.